mutwibwira. Murakoze, nitwa Ingabire Marie Chantal, umusanzwe nkaba ndi psychologue clinicienne. Umuntu agenekereje mu Kinyarwanda ni abantu bize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'iby'imyitwarire y'abantu. Nkaba ndi umunyamuryango wa Rwandan Psychological Society, akaba ari urugaga ruhuza nyine abantu bize uwo mwuga. Hanyuma nibyo kuko byo mutubwiye muhugukiyemo binajyanye n'ibyo tugiye kuganiraho bijyanye n'indwara y'igicuri. Ubundi indwara y'igicuri ni indwara ki, iterwa n'iki? Murakoze, indwara y'igicuri ni indwara yo mu mutwe ifata ubwonko, akaba ari n'imwe mu ndwara zifata ubwonko ikunze kugaragara cyane. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu kwezi kwa kabiri 2016, ryagaragaje ko abantu bagera kuri miliyoni 50 ku isi yose bafite ubwo burwayi bw'igicuri. Uburwayi bw'igicuri rero ni uburwayi bufata ubwonko cyangwa uturemangingo tw'ubwonko, bugatuma noneho ubwonko bukora mu buryo budasanzwe, bugatuma nyine umuntu agira ubwo burwayi. Iyo umuntu avuze ko ubwonko bukora mu buryo budasanzwe, hari umwe cyangwa hari bamwe bashobora kudahita babyumva, batubundi se ubwonko bwakoraga bute? Si iyo bukoze mu buryo budasanzwe bwo ni ibihe bihinduka noneho bishobora kugaragarira inyuma? Mu busanzwe ubwonko bw'umuntu nibwo navuga ngo buyobora nk'umubiri wose, nibwo butuma tugenda, tuvuga, turambura ingingo, twicara, duhaguruka. Ibyo rero ni imikorere y'ubwonko isanzwe. Iyo rero tuvuze ngo ubwonko buri gukora mu buryo budasanzwe, wenda dufatiye nko kuri iyi ndwara y'igicuri turi kuganiraho, icyo gihe ukuntu turemangingo tw'ubwonko dukora, ibyo twakwita mu rurimi rw'igifaransa les neurones, ukuntu zisanzwe zikorana, ukuntu two turemangingo dukorana, navuga ko hari nko kugira ngo dukorane, navuga ko ari nk'ubwoko bw'amashanyarazi agenekereje ukuntu bugenda bukorana, ni nk'amashanyarazi agenda anyura muri utwo turemangingo dutandukanye dukoze ubwonko. Icyo gihe rero imikorere y'utwo turemangingo, kubera ko ubwonko bwangiritse, iba noneho itari gukora neza, bigatuma umuntu yitura hasi. Mwabonye ko wenda nko mu burwayi bw'igicuri umuntu yitura hasi atanabizi, hanyuma n'umubiri we ugatigita mu buryo atabasha gukontorora. Indwara y'igicuri hari byinshi biba bigenda biyivugwaho, ugasanga hari ibyo nakwita mite, cyangwa se wenda mushobora kuza kutubwira ko atari mite, ari ukuri guhari. Ugasanga bavuga ko umuntu niba agize crise akaba yikubise hasi, abantu bamwegera bashobora kuba bahandurira iyo ndwara, ugasanga wenda bitumye ajya no mu kato. Hari aho batanga nk'ingero bakavuga bati igihe ushobora gukubitwa n'umwuka wenda aramutse agusuriye ushobora kugira icyo kibazo cy'iyo ndwara. Ese ibyo byo bihagaze bite? Mu by'ukuri rero indwara y'igicuri ni imwe mu ndwara abantu batazi cyangwa bafiteho amakuru makeya. Si mu Rwanda gusa, si muri Afurika gusa, ni ku isi yose. Ubundi indwara y'igicuri izwi cyane ni iriya y'uko umuntu bimufata bikamuje agatitira, akitura hasi, akirira mu rurimi, akazana urufuzi. Ariko hari n'ubundi bwoko bw'indwara y'igicuri aho haba hafashwe agace gato k'ubwonko, umuntu wenda akaba yatakaza ubwenge nk'amasegonda make akagaruka. Kiriya gicuri rero gitura umuntu hasi nicyo abantu bose bazi, kuko nibyo bigaragarira abantu bose, hanyuma akaba ari n'ibintu bishobora gutera ubwoba. Abantu rero muri rusange mu muryango nyarwanda hari ibintu byinshi cyane bivuga ku ndwara y'igicuri, ariko mu by'ukuri dukurikije aho siyansi igeze uyu munsi tuzi ko atari byo. Kimwe mu bivugwa nuko abantu bavuga ko igicuri giterwa n'amashitani, ni amadayimoni, ni ibirozi, ni roho mbi, ni umuvumo. Ibyo byose rero ugasanga ari ibintu abantu bagenda bahererekanya, kandi mu by'ukuri ayo makuru atariyo. Ikindi kintu kivuga ko indwara y'igicuri kitari cyo ni uko yandura. Abantu bavuga ko yandura, ko umuntu kuri yaba yagize crise yituye hasi, iyo asuze cyangwa akazana gaze yakikwanduza, ko iyo umuntu yituye hasi ugomba guhita wiruka. Ariko uko twabibonye, indwara y'igicuri ni indwara iterwa no kwangirika k'ubwonko bw'umuntu mu mutwe w'umuntu, ntabwo rero yandura.
ntabwo yandura. Ni ukuvuga ngo ni ibintu abantu bagiye wenda babwirwa ariko mu by'ukuri atari byo. Iyo mitekerereze y'abantu rero cyangwa ibyo abantu bazi ku ndwara y'igicuri bitari byo bigira ingaruka nyinshi kandi zitari nziza. Kimwe mu ngaruka navuga ni uko abantu iyo babonye umuntu wabo agaragaje ibimenyetso bisa nk'iby'igicuri ntabwo bihutira kumujyana kwa muganga, ahubwo wenda bashaka umuvuzi wa gakondo, umupfumu, abanyamasengesho kugira ngo babasengere bakire. Bigatuma rero umuntu uko atinda kujya kwa muganga gikomeza kugenda kimuzahaza. Indi ngaruka mbi navuga y'iyo mitekerereze ni uko abo bantu bahabwa akato. Zimwe mu ngorane zikomeye abantu bafite uburwayi bw'igicuri bahura nazo hamwe n'imiryango yabo ni akato mu mashuri, ni akato mu kazi, ni akato mu giturage aho batuye, bigatuma batabasha kwisanzura no kugira uburenganzira busesuye nk'ubw'abandi banyarwanda. Mwari mwakomoje ku gituma wenda umuntu arashobora kurwara igitera indwara y'igicuri, ntabwo mwakikijeho neza, kuko niba umuntu ashobora kugira kwangirika turiya turemangingo two mu bwonko, ariko umuntu yakwibaza n'impamvu tuba twangiritse. Yego, murakoze. Mu by'ukuri rero indwara y'igicuri iterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko icyo bihuriyeho ni uko ubwonko buba bwarangiritse butagikora neza. Ashobora kuba ari ubwonko bwose muri rusange cyangwa ari agace kamwe k'ubwonko kadakora neza. Kimwe mu bishobora gutera rero icyo kibazo cy'igicuri ni ukwangirika k'ubwonko nk'umwana avuka. Umwana mu kuvuka ashobora kubura umwuka cyangwa icyo twita oxygene mu rurimi rw'igifaransa. Icyo gihe ubwonko bwe bukangirika, nyuma akazagaragaza uburwayi bw'igicuri. Ikindi gishobora gutera igicuri wenda nko ku bantu bakuru ni impanuka. Niba umuntu agize impanuka ikaba ikomeye ikangiza ubwonko, bikagera ku bwonko bugakomereka, umuntu ashobora nyuma kugira ibimenyetso by'igicuri. Urundi rugero nabaha ni nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Muzi ko abantu bagiye babatema, ugasanga umuntu bamutemye mu mutwe, hanyuma baramutema cyane bigera ku bwonko, icyo gihe nabwo bukaba bwakomereka. Ikindi gishobora kubitera ni indwara, icyo twakwita mu gifaransa maladie infectieuse, indwara umuntu arwara yanduye ariko zikaba zakomeretsa ubwonko. Urugero natanga wenda ni nka meningite, ko meningite ni indwara ifata ubwonko, icyo gikaba yabwangiza umuntu akaba yagira icyo kibazo. Harimo n'abantu bigenda bigaragara ko mu miryango yabo bagenda bagira igicuri. Abantu bakaba bavuga ko ari bishobora kuba ari genetike, ariko nanone ubushakashatsi ntiburerekana neza ngo busobanuye neza ukuntu urwo ruhererekane rushobora kuba rugenda, ariko turabizi ko hari imiryango imwe n'imwe abantu bagenda bakomeza, wenda nk'umubyeyi akakirwara, umwana akakirwara, umwuzukuru akakirwara. Ngira ngo rero muri rusange ibintu bishobora gutera igicuri ni ibyo ngibyo. Hari abibaza bati mu buryo busanzwe umuntu abayeho bijyanye n'ubuzima abantu bariho, gukora imirimo myinshi, gukora ibintu byinshi, ukaba wagira stress, nabyo bishobora kuba byatera umuntu wenda iyo ndwara y'igicuri cyangwa se kugira iyo crise cyangwa se kwangirika uko mu bwonko. Ho hari ukuri kwaba kubirimo? Ingorane abantu bahura nazo mu buzima bwa buri munsi, wenda nka stress muri iki gihe cyacu ni ijambo rigezweho cyane. Ingorane zindi zo mu buzima, ibibazo, ibyo bintu byose ntabwo bitera indwara y'igicuri kuko ntabwo bikomeretsa ubwonko, ariko cyakora bishobora gutera ubundi burwayi bwo mu mutwe utari igicuri. Aha wenda natanga nk'urugero rwa trauma, niyo abantu banyuze mu bintu bikomeye birimo nk'urupfu. Natanga urugero rwa depression cyangwa indwara y'agahinda gakabije, ariko ntabwo imiruho ya buri munsi, imvune bitera indwara y'igicuri. Umuntu yakwibaza noneho indwara y'igicuri yakwirindwa ku kihe kigero? Ishobora kwirindwa cyangwa ntibishoboka? Indwara y'igicuri ni indwara umuntu ashobora kwirinda.
mu kuyirinda nk'uko twavuze ko ikintu cya mbere gitera nyine ari ukwangirika k'ubwonko, ni ukurinda ibintu byangiza ubwonko. Aha wenda icyo nagarukaho ku buryo bw'umwihariko ni abagore batwite. Ni ukuvuga ngo umugore utwite ashobora rwose kurinda umwana we uburwayi bw'igicuri yitabira kujya kwa muganga hakiri kare, akajya muri consultation prénatale, akajya kwa muganga mbere atwite bakamurebera, akajya kwa muganga akabyarira kwa muganga kandi akabyarira ku gihe, kugira ngo abaganga barinde umwana ingorane zose ashobora guhura nazo mu kuvuka. Ku bantu wenda bakuze ni ukwirinda ibintu bishobora kwangiza ubwonko, impanuka zishobora kwangiza ubwonko, ibiyobyabwenge, ibintu byose bishobora kuba byakomeretsa ubwonko bw'umuntu. Hanyuma noneho turi kugenda tugana ku musozo, turifuza ko ku bijyanye n'igicuri mwagira inama noneho abaduteze yombi, ndavuga abanyarwanda n'abandi baduteze yombi bari hirya no hino, ni iyihe nama mwabaha ku bijyanye n'iyi ndwara y'igicuri?